ese koko Baraka yaba yafashwe? none se Baraka yafashwe iti? turaje tubabwiza ukuri. mu by'ukuri ifatwa twagiye tubabwira mu masaha y'umugoroba ni ifatwa rya kwa Murima, ndetse no ku advancinga kwabayeho. amakuru atugera akaba tubwira ko uko ku advancinga kwatumye abaturage bo hakurya ya Misisi bahunga. ubu ngubu nta kundi FARDC yo irimo irakizwa n'amaguru, barimo bariruka ibirometero byinshi cyane. nizo video murimo murabona. ntabwo tubifurize kugubwa neza abakunzi ba Nino TV. nk'ibisanzwe rero ni amakuru yacu ya mbere y'uyu munsi tariki 6 z'ukwezi kwa karindwi. ni amakuru rero agezweho, ni amakuru mw'abantu mwe agiye kwibanda ku makuru ya Zatombe n'ubundi nkuko twari twabibabwiye mu makuru yacu ya nimugoroba. ariko mbere yuko tuyinjiramo neza munyemerere cyane munyemerere twanzikire kuri iyi audio y'uyu monotable wo muri Itombwe. uyu monotable wo mu bice bigiye bitandukanye by'umurenge, ibyo yatangaje kuri MRDP twirwaneho. mwumve neza icyo yashakaga kuvuga. ati muraho banyamuryango bo muri Axe za Remera n'ahandi. ati ni ngewe notable wo muri Itombwe, ati uje kubaganiriza. ati mwarebye ukuntu aba bana banezerewe koko? ubwo abo bana yavugaga ni abana ba MRDP twirwaneho. ati murabona ibihumbi n'ibihumbagiza byabarwanyaga koko? ati mwababonye? ati ibihumbi birenga 20 by'abarundi. ibihumbi 20 by'abarundi, ibihumbi 10 by'aba FDLR, ibihumbi 10 bya FDLR. ati ako kanya murumva bigiye kuba bingahe? ntibigiye kugera muri 50. ati ugafata ibihumbi 30 bya FARDC biri hariya, ugafata ibihumbi 20 by'abarundi, ntabwo bibaye 50. ugafata 10 bya FDLR, ntibibaye ibihumbi 60. ibihumbi 7 by'abamayimayi babibaye bingahe? ati ibihumbi 60 bivuze na 67. ati ugasanga ibindi bihumbi 20 nanone bihaye by'abacancuro. ati namwe mubare. ati ibyo byose bifite amabombe, bifite za Sukoyi, bifite buri kimwe cyose. ati ibyo byose uko mubikurikira mwibaze uko birimo birarwana. ati murebye ukuntu twana twabakinishije tukabakinisha ku rwego rukomeye cyane, ubu ngubu bakaba bagakinagira. oya ntago bakinagiye, hakinagira buri ikintu bahakinagira inyana, hakinagira baturumbutse. nuko murebye ukuntu baturumbuye. ati ariko murebe ukuntu abana bishimye. ati murebe ukuntu bari kubyina. ati umufurero uwo ari we wese unyumva w'umukristo, ati umubantu utarizera atazamuka ajya Minembwe arebe Minembwe uko hameze. ati nagera Minembwe niho azabona ibitangaza by'Uhoraho cyangwa se ibitangaza by'Uwiteka. ibihumbi 60 ku bana bake cyane, n'indege za Sukoyi ndetse na ndege zitagira abapilote zose zibari hejuru. ati ariko muzi ibihumbi 60 by'abasirikare uko baba bangana? ati umuntu utarakora ku kaboko k'Imana nazamuke agere Minembwe arebe.
Minembwe hari kuko roho ya Mungu wa ndugu. Yes, uyu ni umunotable wo muri Itombwe, ni ukuvuga ngo ni umuyobozi, bien sûr ni umuyobozi wo muri Itombwe, wabwiraga bene wabo abagaragariza ibirimo birahabera. Update tuzanye rero ni izihe bakunzi bacu, mwabantu mwe ibintu ntabwo byoroshye, muragenda mubona hirya no hino ngo Baraka tombe. Buriya Faransa yaravuze ngo aucune fumée sans feu, ati nta mwotsi ushobora kubona nta muriro, cyangwa bikunze bibonye umwotsi umuriro uburaho hafi. Rero kuvuga ko Baraka yabaye tombe na Fizi byo twebwe nk'abantu babikurikiranira hafi byo ntago umuntu yahita byemeza. Igihari gusa nuko ntacyo mpijeje, ntacyo mpijeje, niba nkubwiye ngo ntacyo mpijeje, umuntu uwo ari we wose uko byagenda uko ariko kose ahangaha agomba gufata icyo cyo. Abantu babyitege, n'abantu byitege ko ibyo byo biri buze kuba, nta kabuza, nta kiri buze kubihindura. Ahaho gufatwaho haraza gufatwa. Ariko kandi mu ijoro kwa Murima niho hafashwe, ni nako kandi amakuru akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko M23 zikarenga no kwa Murima, ngo ndetse ngo bikaba byatumye abaturage bo mu gace kamwe kari hafi ya Misisi bahunga. Ako gace nakahe? Reka turebe aka gace akariko, kuko aka gace ko nako abaturage bamaze kuba bahunga. Nabonaga mu kanya video zigenda zicaracara zigaragaza yuko abaturage bahunze kandi batahunze ubusa. Batahunze ubusa. Ni mu cyerekezo cy'ahitwa Misisi, kandi Misisi murabizi ko ni ku muhanda bien sûr werekera muri Kalemi. Biravuga ko ari mu birometero bitari byinshi cyane na Kalemi. Mwumve uko hari birimo biravugwa muri aka gace, sibyo? Siko bimeze. Katwumve iyi audio yabo. Ati aho mubonera ko ibintu byakomeye ni igihe mubona ko abaturage b'agace ka Rukoro bari guhunga. Ati Rukoro ni agace ka kabiri ka Misisi Centre. Ati iyo uvuye Rukoro ukagera aho bita Mapanda, ati Mapanda deja ubu uri kwerekera muri Kalemi. Ati nta kiba gisigaye kugira ngo Kalemi ibe iyagaragazwa nkaho yafashwe. Ati deja biragaragara ko barimo barerekera Kalemi. Ati iki si ikibazo gikomeye. Ati muri iki gihugu hari iki muri rusange, ibiri gutera ibibazo niki? Ati kumva ko abayobozi bashobora kwicara bagaceceka bari kumva inkuru nk'izi ngizi, kuki bacecetse, biri guterwa niki? Ati Rukoro deja, ati ntabwo ari mu birometero birenze 80, ati ni hagati ya 80 na 70 na Kalemi. Ati 70 ya 80 cyangwa se ibirometero 70 hagati ya 70 na 80 kugira ngo winjire muri Kalemi. Atuvuye Rukoro ujya Kalemi. Ati niba muri kubona se abaturage bamaze guheka ibintu bagenda, ati muri gutekereza ko hasigaye iki? Ati sini twavuga ko bamaze kugera ku muryango wa Kalemi koko? Ati ikibazo gikomeye cyane. Ati biteye n'agahinda ndetse n'imbabazi. So iyi Rukoro ntabwo yafashwe, ahubwo MRDP twirwaneho, ingabo ziri hafi yayo. Ubwoba rero bwabaye bwose, bati Kalemi irafashwe. Ati byakomeye Misisi, ubwo Baraka ntago bakibara, kuko mu makuru ya nimugoroba nakubwiye ko Baraka strategiquement yamaze kugira ite, yamaze kuba tombe. Hanyuma hari ibyatangajwe n'umundi na bimwe mu binyamakuru, biravugwa ko kuva Baraka ifashwe umujyi wa Kalemi
nta cyizere cyo kugira umutekano ngo kandi aho uvugiye Kalemi n'ako kanya uvuga aho uvugiye Kalemi wongera ukavuga Lubumbashi, gukomeza gusiga nanga hanze y'ibiganiro ni ukwiyicira rimwe cyangwa se ni ukwicukurira. Mu gifaransa nibwo gisobanutse neza, ati hagomba kwinjizwamo abantu bose harimo na Kabila na Nanga. Bishatse kuvuga ngo iki aya magambo mu rurimi rw'igifaransa? Avec la chute de Baraka, ati kubera ko Baraka yaba yafashwe, la ville de Kalemi ne plus à l'abri, ati umujyi wa Kalemi ntacyo waba ukingiweho. Et qui dit Kalemi dit aussi Lubumbashi, kandi iyo uvuze Kalemi uba uvugana Lubumbashi, ntabwo ushobora kubitandukanya. Ati continuer à exclure Nanga du processus c'est creuser sa propre tombe, ati gukomeza kudashyira Nanga mu biganiro ati ni ukwicukurira imva. Ati kudakomeza gushyira Nanga mu biganiro ati ni ukwicukurira imva. Il faut intégrer toutes les parties y compris Kabila et Nanga, ati nitegeko kugira ngo Kabila na Nanga bashyirwe mu biganiro. Ariko se mwari muzi ko Kabila we n'ibiganiro byo kwa Neva yabyanze? Ayo makuru harya nigeze nyababwira. Kabila avuze ati igihe cyararenze cyo kuba ngiye nagirana ibiganiro na Chilombo, ati Chilombo uyu nguyu ntabwo ari uwo nkikeneye kuganira, ni nayo mpamvu atigeze yohereza umudelege kandi ngo yari yasabwe. Ariko Kabila avuze ati wapi, igihe kigeze Tshisekedi we ibyo arimo gukora kwicukurira umwobo, ntabwo ngiye kuganira nawe ngo mwigishe ibyo akora, ahubwo ikigezweho ni ukumukuraho, ni ukuvaho, kuko ni malédiction pour le pays nkuko byagiye bivugwa na benshi bagiye bitandukanye. So aya makuru rero aragaragaza ko Baraka Fizi uko byagenda uko ariko kose ho hamaze gufatwa, ndetse hari na video muri kujya mugenda mubona, ariko ntabwo ari ya Baraka. S'il vous plaît, ngiye ntabwo nabonye ari ya Baraka, kiritse mwebwe muri kubibona ntabwo ari ya Baraka. S'il vous plaît kabisa, murabizi ko ngewe ntashobora kubibahisha, gusa igihari Baraka yo Fizi ntacyo nyijeje. Kandi iyo turi kuvuga ibi bice ako kanya gihita wumva ko Kauvira kamaze kuba akantu kari toto katakaye iruhande kure, nta n'ukiri kuhitekereza, no kuhita mu mugongo, ubundi bamaze kubakupira amazi n'umuriro. Niba manuka kuko muri maharaye hafashwe, niba manuka bagafata Fizi bagafata na Baraka, byarangiye. Kandi byumvikane ni axe ziri strategique ziri gufatwa, ahandi nta kitwa urugamba rusigaye rwo kuza kuharwana, kuko ibintu byamaze kuba vivamo. Gusa FARDC nayo irimo irategura ibitero bidasanzwe kugira ngo irategura ibitero karundura karahabutaka kabisa, ngo barebe niba bakwigarurira cyangwa se iyi Kalemi niba bayirinda. Ariko kandi abasike ba FARDC bo bakomeje kugaragaza impungenge bafite muri uru rugamba, bakomeje kugaragaza ibyago bafite muri uru rugamba. Ibyo byago ni ibihe? Izi mpungenge za FARDC bafite ku rugamba zikomeje kugaragarira mu byo barimo baratangaza. Reka twumve nk'uyu nguyu umwe mu basirikare ba FARDC mu by'ukuri ukomeje kugenda aca ku mbuga nkoranyambaga. Ndabizi abadukurikira benshi ntabwo baba bumva ururimi rw'igifaransa, bashobora kuba bumva icyongereza ariko igifaransa wenda bigoranye, ndetse batabonye n'umwanya wo kuba babitranslatinga cyangwa se babitradwiza. Reka twumve uyu musirikare ibyo arimo aravuga. Ati twarahiye, ati ndetse turahirira kurinda igihugu atariko suko twari twiteze yuko ariko bigomba kugenda. Ati suko twari twiteze ko ariko bigomba kugenda. Ati mu by'ukuri biragaragara ko ibintu bikomeje kutubera bibi hose ku mirongo y'imbere. Ati ikitangaje ni ukuba uri kujya wisanga ugasanga uwo muhanganye niwe ufite ibikoresho birenze ibyawe inshuro nyinshi. Ati kandi wowe witwa ngo uri umusirikare wa leta, tukumva biragutangaje. Ati ibyo bintu birababaje.
ati ntacyo tubuze muri iki gihugu cyacu, aturetse ibitabaho ariko ibindi byose turabifite. Ati ni izihe mpamvu zatuma mutwemeza yuko umwanzi yagira ibikoresho birenze ibyacu? Ati twebwe nk'abasirikare ba leta, ati mu by'ukuri ubu butumwa kuri buri wese ushobora kububona, mu by'ukuri yohereza ubutumwa perezida w'igihugu abumwumvishe ikibazo dufite. Ati kugira ngo adufashe mu buryo mu by'ukuri bwo kugira ibikoresho ugenda bingana n'iby'umwanzi. Ati twebwe ntabwo gahunda zacu ari amafaranga. Ati reka oya, ntabwo ari amafaranga. Ati yaba amafaranga yatumye tujya mu gisirikare, twagombye gukomeza twibera abasivile tugacuruza tugashaka amafaranga cyo kimwe n'abandi. Ati ariko murabizi, muzi ko nta bikoresho tugira, ntabwo dukora nk'uko byari bikwiriye. Ati umwanzi afite za drone kamikazi mu bice byose, none twebwe n'ikibazo cy'itumanaho, utu turadiyo tw'itumanaho ntatwo tugira. Murabizi utu tunuza, utu turadiyo dutoya tugura amadolari 20, niba ari menshi ntabwo yarenga 20. Ati twebwe leta ya Kinshasa kabisa ntabyo tugira. Nshaka kuva ubutumwa bugera kuri perezida w'igihugu, umusirikare. Ati abo bantu bavuga ngo bakuriye ubutasi be gukomeza kuba Kinshasa honyine, Lubumbashi n'ahandi. Ati nibaze bareke kuguma mu mijyi, baze no mu byaro aho turwanira mu burasirazuba, kwanza bahagere bumve ikibazo dufite, barebe ibihe turimo kunyuramo uko bimeze, barebe yenda byibuze nuko turya. Ese bwo barabizi uko turya? Ati ntabwo ari mwebwe dukorera, twebwe ntabwo ari mwebwe dukorera, twe dukora kubera urukundo rw'igihugu cyacu, dukunda igihugu cyacu, niyo mpamvu twagiye mu gisirikare. Ati nuko nguko. Ati mugerageze musangize aya makuru agere ku bantu benshi. Uyu musirikare ashobora kuza gufungwa kuko yakoze ibintu bitemewe n'amategeko agenga igisirikare. Iri kosa yakoze baryita violation de consigne. Ntabwo yemerewe gufata video ngo ahite ayigaragaza, agaragaza ibibazo bafite, ngo ubundi babyita donner la force à l'ennemi. Tena ahangaha si cyo cyaha gusa bari buze kumushinja, uretse violation de consigne baramurega gushaka ngo kugumura abandi, arabiza kubizira, ariko yabivuze. Basirikare barashize ba FARDC, kandi iyo tuvuga ngo barashize ni ukuri. Hari abavuga bati ntibababaje, nibashire, nibagire bati iyo twinjiye mu buryo bwa politike ni igihugu kiba kiri guhomba bitewe n'imiyoborere mibi ya Chilombo, imiyoborere mibi ya Chilombo. Ariko nabo barasabwa kumanika amaboko, bababwiye muri abari Fizi, abari Baraka, bababwiye bati murambike intwaro hasi, ubundi twebwe tuze tutarwana. Abasirikare bashobora kuza kubishyira mu bikorwa, niba ariko biri bugende sinabimenya, ariko abandi bakavuga bati M23 urwego irimo ubu ngubu ntigikeneye za matekwa, ati bashatse bajya babarasa. Ibyo ni santima z'umuntu, ariko icyama cyo kitari rebellion, kiri revolution, n'aba revolutionnaire byanga bikunze ntago bagomba kubica. Gusa niba mwagiye mubona video ivuga ngo Baraka yabaye tombe, ntabwo gusa ntacyo mu by'ukuri isigaje kuba yafatwa, ntagisigaye. Hanyuma andi makuru uretse ibyo ngibyo birimo biragaragara, amakuru dukomeje kugira ahangaha nuko ibinyamakuru bikomeje kwandika ko Fizi yamaze kujya mu kaga gakomeye cyane, ngo ndetse ukuri kwakabaye kujya ahagaragara. Hanyuma ngo nyuma yuko mu kinyamakuru cyagize kiti, ati twebwe turamenyesha ko uyu munsi tugiye kubabwiza ukuri. Ati kubabwiza ukuri ati biri mu nshingano zacu,
bigaragara ko nta kuri bababwiraga. Ati abaturage bo muri Fizi nabo bawuvira n'abamwenga, ati bitewe nuko M23 iri kuavansa iva Minembwe ijya Baraka, ati dushaka kubafasha kumenya ibibazo ndetse n'ingaruka zabyo. Ati kuvugisha ukuri, ati ntabwo ari ikimenyetso cyo kuba gucika intege, ati ahubwo ni ukugira ngo duhereze abakunzi bacu ndetse n'abantu bacu kugira ngo bamenye, tubahereze amakuru bamenye ukuntu bagomba kwitwara mu gihe ibyo bibazo bije. Ati rero cette alerte est sérieuse, Baraka Fizi centre sont aujourd'hui directement menacés. Ati uko tubabwira ubu ngubu Fizi na Baraka ubu ngubu tuvugana biri mu mazi abira. Ngayo nguko rero. Hanyuma n'amakuru akomeje kugenda atangazwa yuko intare za Sarambwe zirimo ziramanuka kandi ngo kuri X zagaragaje ko zigomba kwinjira muri Katanga. Ayo ni amakuru dukomeje kugenda dukurikirana, twabonye na bafanikaje bagiye babitangaza, ibyo byose birumvikana na amakuru agezweho. Gusa reka tubihanga amaso, gusa Misisi ho batangiye guhunga. Hanyuma amakuru mfite nuko muri territoire ya Masisi mu gace ko bita Nguru hatezwe ambiscade, hicwa abaturage bageze umuturage umwe, abandi babiri barakomereka. Inguru rero ntabwo ari kure cyane ya Mweso, ni kuri tronso iva Mweso ijya Bweru, uva Mweso ujya Bweru. Birumvikana rero nuko nguko situation imeze. Akaba ari muri Bashari Mokoto, nibikorwa n'ubundi bivuga ko byakorwaga no witwa Kayafa. Uyu rero akaba yaramaze kuba akacirwa, yaratawe muri yombi. Abantu babiri nibo bishwe ahitwa Kabanda, ni muri territoire ya Rucuro, aho amakuru atugera tubwira ko aba bicwe Kabanda ni muri village Kabanda ni village iri muri mu mudugudu wa Kibirizi muri sheferi ya Bwito muri territoire ya Rucuro. Nkuko amakuru atugera avuga ni ibitero bya incursion n'ubundi byakozwe. Hagati aho ngaho twihuse cyane rero, andi makuru akatubwira ko ibindi bitero bya incursion byabereye aho bita za ahariya hejuru ya za Rubaya, aho bita za Kinigi na za Runigi. Magingo yanga tutaramenya ripoti yaba yahavuye cyangwa se niba hari abantu bishwe. Haravuga umuntu umwe ngo ndetse abandi barasahurwa, nabyo turagenda tubikurikirana, na makuru turi bubagezeho mu makuru yacu ataha. Hanyuma ubwato bwo ku munsi w'ejo bwagaragaye muri Lake Kivu bwerekera Bukavu, muzi ko bwatumye leta isakuza cyane. Sake ni ibiki batumye isakuza cyane. Gusa ni rotation isanzwe y'abasirikare babajyanywe kuri tere, ngo ni mabata abiri guzuye abasirikare, ngo abangaba nibo bagiye gufata Kalemi, ngo byanga bikunze ngo bagiye gufata Kalemi, ngo abantu babe maso. Murumva ko rero ibintu bitoroshye n'akana gatoya. Hanyuma abantu bakomeje kugaragaza ko Baraka na Kalemi na Baraka na Fizi ifatwa ryabyo ryamaze kuba rigaragarira kuba ikitwa connection internet yaba yakuweho, ngo kuba internet yavanyweho hano muri Baraka ndetse no muri Fizi rero ngo ni kigaragaza yuko umujyi gufatwa wamaze gufatwa, ngo kuko ngo ibi byabaye igihe umujyi wagoma wari ugiye gufatwa, hanyuma biza kurangira rezo ikuweho. Ngo nahangaha rero ngo rezo iri gukurwaho, ngo bigaragaza ko uyu mujyi, iyi migi ishobora kuba igiye gufatwa. Ngo bijya biba iyo leta ya Kinshasa yamaze kubona ko umujyi byamaze kurangira yuko wamaze gufatwa. Ndabashimiye cyane rero, turaza gusubira mu makuru yacu ari imbere kuri Nino TV nk'ibisanzwe. Murabizi makuru yacu yo nakagaruka. Bye bye.